Allahu akbar walillahil hamdu. Sheikh Shafik Bakore uri umuhezi wa district kadi wa district ya Kisoro abebembezi b'obusiramu abandi nangote iriho n'abasiramu bona bayo kwitumbita kwabo bari kwitumbitira akatsiko kari kugaba imirimo mu district ege abo butafaha abasiramu mbwire bwo kugaba imirimo ariko imirimo ya government kandi twese dushaka kujya ku national cake amadini bose tuboneho naho ni muduheza twebwe abasiramu ngo niba bagiye iruhande naba RDCs n'abakaho bazanwa na government bakavuga ngo bakwiriye kuba muri Gisobo. Abantu bashobora bagira ngo akatsiko aka kabeire akedini inganda hamwe n'iby'ubutegetsi. Akatsiko kanyu ka service commission akatsiko kanyu ntabwo kari fake. Abasiramu mutureba ngaho tururwire mu murima tumeze nk'akahebwe turi nk'akahebwe nk'uko bana akahebwe nk'amanugo mu bende niko bavugaga. Shafiki Bakore na irize cyo kureberaho ikishomere rya Kisoro Primary School iriya hamsinzi g'ubusiramu iri ari kugira ngo rumaziro bwire burengwa teine bashomesa abari kushashura wa government kandi ubo nk'abasiramu babaziro bwire nabashaba katsikwa kubahereza bashomesa kitari kukorwaho abarambye ngo ikra soma so busiramu ubuha agaciro education ariko nyakubahwa vice chairman ingora bahizi yo dufite twebe umugwebembera mu kushaba kwa idi izobiri nyuma abaziyo Shafiki igikereye bigambo bi ahamagaraga Prophet Ibrahimu abero mukazi we Sara yari umwana wumvira Ismaili yari umwana wumvira umwana ukunda se kandi agakunda na Allah subhanahu wa ta'ala yakundaga ababyeyi be cyane icyo cyatumye arumvira nawe ibaze Isara mujanye agiye kumubaga afite umugozi afite indibi agiye kumubagira aravuga ati mwana wanje ntarose ndi kukubaga ubura birebe umuringo ngogo muyaja Abdul Mukama na wagarishije mu bigambo by'umuhezi wa district card ari kugira ngo mu district ege agatsiko kari kugaba imirimo twari kufaha abasiramu kaba kahayo imirimo ba chairman wa district ba meya ba chairman ba divisions tujana amazina umutware Shafi afite diploma afite degree afite masters kandi yakoreyeho government yarigishije baratubwira ngo muzamu umurimo muzamuza ukakiko ka district service commission 0 nibyo iyo bari kugaba imirimo habamo icyo bitaga advertising nanga si gushira imirimo zigenewe ku mugaragaro noneho abantu bafite ibyangombwa bakandika then hakabaho no gukoresha interview nanga si kubazwa ibibazo kugira barebe niba bashitse gukora iyo mirimo umugando garkwenda questions naga county Sheikh Habwarihinda mu district ya Mtoma Sheikh Yunisi Shekanabo ubeira kuriremu okusara hakiro cha Idi Adua izuba rya nyuma abazyo muzigito mukuru ogwanya matongo mu Mtoma hashabira abo bona abari gukora ibi nko kwita bakishire ko mu busiramu kukirekeraho iyo tabasiramu bakakora iri butuju bakenda kwita bagenzi babo bakenda kuharangatana bagenzi babo bakwitanga n'abasiramu ubusiramu tucecho umusiramu n'obusinge buringo ngo gumwe Kamadi Abdulamidu district mama haba Mtoma na wagumizemu yaje abasiramu kwereza bubona abatari kwibasa kine byo twire no mushaba mbwe niyo basa kurangwa yakirize ndagano ngo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ukuyayisha Ibrahim alayhi salam ngo abasikureba ngo yakiriza indagano yeraganize nawe takya natamba hamwe na Nyangoma Razia abo boritsiro kushemerwa abo kwika izoberi ni simeri izoba rya Idul Adha twarishikaho tuye no bushinje kandi tuye no kushemererwa kwinje ni sima Allah okurengo yamsya ahantu nakoru wa Idul Adha ro kwizwe cyafaye cya Nabi Ibrahimu arukuza kusara umwana weye kandi sima Allah okureba ngo akatusasara okusara umwana yakwihiraho yateraho okusara bisoro makuraga gasha kwa Adonia Taire hamwe na Cosbati Amanya